Imana yarambwiye ngo yakoranyije ingabo kandi ngo iracyakoranya. Irambwira ngo genda uhamagara abantu b'Abanyarwanda, uhamagara Abarundi, uhamagare n'abo muri Kongo y'Iburasirazuba, wongere uhamagare ugere muri icyo gice cyo muri Uganda, imbago zose z'igicaniro nakubwiye, ugende uhamagara abantu ubabwire ngo nimwireme inteko, ugende ubwire abo matorero yose ubabwire ngo nimwireme inteko. Hanyuma iyo nteko, abo bantu, izo ngabo zanjye ntoranyije, Imana irambwira ngo harimo abo natoranyije bahari, ndetse harimo n'abo nahaye amakuru y'ibi ngibi nkubwiye barahari. Bamwe n'abaremyemo inteko, biremye inteko bafite itsinda ry'amasengesho, ariko harimo n'abandi bataramenya ayo makuru. None genda uhamagare kugeza ubwo umubare ukwiriye uzashyika nshaka, ugize inteko y'abarinzi b'inkike. Iyo nteko y'ingabo rero numara kugwira hose muri ibyo bihugu, nibwo nzabahamagara bose, nzabateranyiriza mu karere k'Ubugesera. Akarere k'Ubugesera amahanga yose nzayakoranyiriza aho ngaho, bose bazajya baze mu Bugesera. Ubugesera rero hazaba ibintu bikomeye, ndetse muri icyo gihugu gishya nababwiye, Ubugesera nibwo buzahinduka kapitale y'icyo gihugu gishya, kapitale y'icyo gihugu gishya, Ubugesera. Ntituzi imbago zacyo ngo zagarukira hehe, ariko aho niho hantu Imana yatoranyije hazaba kapitale, umujyi mukuru, aho hazakorerwa imirimo minini myinshi, umurimo ukomeye, hazaba ibintu bikomeye bitigeze bibaho, bizakorerwa ngo muri iyo ntara. Cyangwa se ibyo yambwiye ngo mu bwami bw'Ubugesera, cyangwa ngo mu bwami bwahoze bw'Ubugesera, ngaho niho nzashyira igicaniro cy'ububyutse, ngaho niho nzagitereka. Ngo kandi igihe nikigera, umubare w'abantu barinzi banjye cyangwa za ngabo zanjye umaze kugwira, uwo nshaka bose nzabahohereza, nzabakoranya mu ijwi rimwe, nzabakoranya mbabwire mu gihe uko igicaniro cy'ububyutse aribo bazakirinda. Aho rero niho hakomotse izina ryitwa abarinzi b'inkike, ngo nuko aribo bazarinda igicaniro cy'ububyutse ndetse n'igicaniro cy'Uwiteka. Hariho amagambo abiri hano, hariho amagambo y'igicaniro cy'Uwiteka, hakaba n'igicaniro cy'ububyutse. Igicaniro cy'Uwiteka rero ni bino bihugu binababwiye, bino bihugu rero nababwiye bizongera b'igihugu kimwe nabivuzeho, ariko abazatwara icyo gihugu, abazayobora icyo gihugu, abazategeka icyo gihugu, uhereye ku muyobozi mukuru uzahabwa kuyobora icyo gihugu ndetse n'abazabafasha, bose bazakomoka mu barinzi b'inkike. Aba bantu mbabwiye, abo nibo bazakomoka, bazaba bayobora ibino bihugu, cyangwa se iki gihugu, cyangwa se ibino bihugu byacu. Kandi kiresezeho banafira ngo iherezo ry'ibifite umubiri byose binje mu maso. None genda nkorera umurimo wanjye. Ubwo uwo murimo yari imbwiye, itumwa nahaye umutwe w'amagambo, imitwe y'amagambo ibiri. Umutwe w'amagambo wa mbere w'ubutumwa nahawe mfite bwatumye mpamagarwa, nahamagariwe kuvuga no gukora. Umutwe wabwo wa mbere uravuga ngo u Rwanda, u Burundi, Kongo y'Iburasirazuba, Uganda ndetse na Tanzania. Yesaya yavuze byagaragazaga ibyo bihugu, ariko kandi kugira ngo abantu batazanabyitiranya, Imana ivuga ko icyo gicaniro cyangwa icyo gihugu kizaba kiri muri Afurika hagati. Iyo midugudu 5 rero, none aha ni 5 kugira ngo byuzubanuze Yesaya yabonye, ariko Imana izongera iteranye bwa bwoko bya bihugu 5. Izo niho nzavuga impamvu igihugu cy'u Rwanda cyaciwemo, cyakomotse n'ingaruka z'ibyakomotse ku bakurambere bacu, ibyo bakoze. Ntabwo ari ikibazo cy'abakuru. Uzakurikira ubwo nzavuga ibihe 7 ku gicaniro cyangwa ibihe 7 kuri muri bino bihugu 5, araho nzavuga uburyo bino bihugu bizongera bikabaho, ndetse mvuge n'uburyo bizagenda n'ukuntu bizatangira. Aho rero icyo gihugu cya Yuda, Yesaya yarabonye aravanga imigambi Uwiteka azabahafitiye, ngo niyo izatuma abazajya babibona Egiputa yose izajya ihinda umushyitsi kubera ibyo Uwiteka azajya akora hano. Muri kino gihe rero cy'ububyutse, aho niho ni kugenda nanagana, muri kino gihe cy'ububyutse Imana igiye kuzatanga, Imana izaziture hano, ibyo Imana izakora, ibitangaza Imana izakora muri kano gace, muri bino bihugu 5,
abantu bose bazaba batangara, uzabitekereza wese azagira ubwoba, uzajya yinjira hano azagira ubwoba. Ari uko nsobanura ibyo ngibyo biberetse yuko buno butumwa nimba uvuga mwumva neza ko ni kuvuga Afurika. Ibyo rero nibyo byaje kubamo ibihugu bitandukanye ndetse n'ibindi bihugu byacu byisangamo. Mbwiye yuko Afurika igiye kongera igacanamo umuriro ikabyutsa abanyafurika, ndetse Afurika ikayigira igihugu cy'igihangange mu mahanga. Afurika igakomera cyane. Ariko Imana ntizakomeza Afurika kugira ngo inezeze abanyafurika, ahubwo izakomeza Afurika kugira ngo Afurika isezerano ryayo ryuzuye ryo kujyana ububyutse no kujyana iri sezerano amahanga yose ategereje. Hanyuma Imana ivuga yuko nubwira ibyo yambwiye ngo mu bwami bw'ubugesera, cyangwa ngo mu bwami bwahoze bw'ubugesera, ngaho niho nzashyira igicaniro cy'ububyutse, ngaho niho nzagitereka, ngo kandi igihe nikigera umubare w'aba bantu barinzi banjye cyangwa zangabo zanjye umaze kugwira, uwo nshaka bose nzabahohereza, nzabakoranya mu ijwi rimwe, nzabakoranya mbabwire mugende mujye mu bugesera, aho niho muzategerereza ububyutse nzaba ntanze, aho niho nzaba nkeretse igicaniro cy'ububyutse, kandi aho ngaho ariho muzarindira igicaniro cy'ububyutse, kuko niho nzagitereka. Impamvu Imana yavuze ubwami bw'ubugesera, agabiza umutware w'umunyamwaga kandi umwami w'umunyarugomo azabategeka, niko Uwiteka umwami nyir'ingabo avuze. Hano Imana ibivuga, Yesaya abibona, yabonye yuko icyo gihe muri Afurika ngo Imana izabagabiza umutware, kandi uwo mutware kizaba kimurangaza aba ari umunyamwaga kandi n'umunyarugomo, kandi kizaba kimuzanye ni ugutegeka Afurika, gutegeka bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV. Reka mbasoze kandi baramutse mwese mudukunda kandi mwakwikira ibiganiro byose bice ku Umusaraba TV. Umugisha w'Imana rero nubaye namwe, kandi ineza y'Imana ibamo ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye hafi na kure mugiye muherereyemo, mukamwumva urimo ndi kuvuga. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, n'ubwa mbere mubonye, ariko kugenda kose ntago ari ubwa nyuma. Tuzaganira kenshi ko n'umukozi w'Imana, kandi n'umukozi w'Imana yahamagaye kugira ngo yamamaze gukomera kwayo. Tugiye kubana muri kano kanya, reka muhe ikaze. Tuguhe ikaze mu izina rya Yesu. Turashimiye. Uri amahoro? Turashimira Imana. Umeze neza? Yego. Twishimiye kubana nawe. Yego. Nanjye biranejeje kuba mbonye uyu mwanya. Imana igumugisha cyane. Amen. Uyu ni Umusaraba TV rero, tuguhaye ikaze, wiyumvemo ikaze. Aha tukunda kuvuga twebwe ko ari umuryango w'abafite intego yo kujya mu ijuru. Amen. Ni umuryango rero, tuguhe ikaze muri uwo muryango nawe. Nishimiye kujyamo, kandi uwo muryango nawe ugezemo, nuko nabaga ntarahura nawe bene data. Nanjye intego ni ukujya mu ijuru. Yego. Ahubwo nyine nkuko nakubazaga mu kanya, bene data bari ku musaraba bawugezeho koko. Umusaraba bawugezeho. Nyine umusaraba yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe ni munsange. Ariko nanone atanga inzira bya bati nushaka kujya hari ugende, nushaka kujya hari nanone ugende. Iyo utawugize hari umusaraba kubera ubugingo buhaho, waragaruka kubera n'urupfu. Ariko turifuza yuko abantu tubana hano n'abazaza bose twazajyana mu ijuru, tukazishima turangije urugendo, turangije amahoro. Kuko biri mu bintu tuzishimira ubwo tuzatugeze muri cya gitaramo. Nshuti muvandimwe duteze amatwi rero, iki gitaramo ntuzakiburemo, dusangiye ibyo mwese ko tuzasangiye n'ibyo mu ijuru. Twaguha ikaze. Turashimiye ikaze. Reka tugusabe rero, mbere yo gutangira ikiganiro cyacu, mbere yo twibwira, ubanze usuhuze abagize umuryango w'Umusaraba TV. Inshuti dusangiye urugendo ujya mu ijuru, bene data twageze ku musaraba twese, unyemerere mbasuhuze, ariko nanabashimira ko mwemeye kudutega amatwi.
mwemere no gufata umwanya wo kugira ngo mwumve iki kiganiro. Ubundi iki kiganiro kirimo amakuru abafasha kuguma ku musaraba no gukomeza kugenda munsi y'umusaraba kugeza tugeze noneho ubwami bwo mu ijuru. Amen. Ndabasuhuje rero, nitwa Egide Ndabarasa, ni amazina yanjye, ndi mwene so. Mwabyumvise ko nanjye nizere bya Yesu n'umusaraba we, kare wadukijije uwo musaraba. Hanyuma nishimiye kuba mumpaye ikaze munkingura umuryango, hinjira mu muryango mugari w'abagize Umusaraba TV. Imana iguha umugisha, kandi tuguha ikaze kumwama azajya gushoboza kose, ujye wiyumvamo ikaze, ujye uzana karibu, amarembo turayagufungura mu izina rya Yesu. Amen. Duhe ikaze rero n'umuntu wese tugiye kubana muri kano kanya, reka tubabwire ngo tubaye natwe, mutangire natwe kino kiganiro, tugisozanye tuze guhabwa umugisha wabumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Egide, ni karibu katuguha umwanya usenge, ubundi umwuka wera w'Imana uko kuyobora uragenda uko ngoko. Ni karibu. Turagushimiye Mwami Imana kuba tugiriye neza, ukaduha ubuzima, hanyuma ukaduha na Yesu kugira ngo acungure ubuzima bwacu, acungure ubugingo bwacu. Turanezerewe kubera ko waduhaye impano y'umugisha tukamenya Yesu, nyuma yuko yari yaratumenye, mbere yuko yari yaratumenye natwe tugira umugisha, nyuma turamumenya, hanyuma tugenda dufite ibyo byiringiro by'uko tuzabana nawe tumureba amaso ku maso. Amen. Turagushimiye ko tukiri hano mu isi, ukomeza kugendana natwe mu bikorwa byacu bya buri munsi. Ngewe na bene data bateze amatwi iki kiganiro, bazumva iki kiganiro, twemerere tugushime yuko waduhaye Yesu, hanyuma tubashishe mu bikorwa byacu bya buri munsi. Bimwe muri ibyo bikorwa harimo n'uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe utubashishe kuko riremereye kandi ari ry'imbaraga, riturusha ubushobozi. Twemerere udutize ku mbaraga zawe, ku bw'ubuntu bwawe tubashe kurihamya nk'uko bikwiriye, byagushimisha kandi bikagira umumaro ngewe n'abandi baryumva. Nihashimwe izina ryawe. Amen. Amen. Bene data, mu muhundire dutangire. Igitumye mvuge, igitumye ndi imbere yanyu, nari mbivuze mu kandi mbikomojeho, mvuga ngo igitumye ndi hano ni ukubaha amakuru atuma mukomeza kuba ku musaraba. Yego. Ariko noneho rwose ubutumwa mfite bwo burahamya cyane ibyo kuba kuri uno musaraba ndetse n'intego y'abakurikira Umusaraba TV. Amen. Mfite ubutumwa nahaye umutwe w'amagambo, imitwe y'amagambo ibiri. Umutwe w'amagambo wa mbere w'ubutumwa nahawe mfite bwatumye mpamagarwa, nahamagariwe kuvuga no gukora. Umutwe wabwo wa mbere uravuga ngo u Rwanda, u Burundi, Kongo y'Iburasirazuba, Uganda ndetse na Tanzania, ibyo bihugu bitanu byose hamwe mu mateka ya Bibiliya. Ahari ibyo mvuze ni byinshi, reka mbihinenya. Akarere k'ibiyaga bigari mu mateka ya Bibiliya. Mateka Bibiliya. Yego. Uwo ni wo mutwe w'amagambo wa mbere. Hanyuma umutwe w'amagambo wa kabiri wa buno butumwa mfite uravuga ngo kugaruka kwa Yesu niyo ntandaro yo kubaho kw'ibihugu byacu. Gasurimo ko kantu nahumvishe. Kugaruka kwa Yesu niyo ntandaro yo kubaho kw'ibyo bihugu bitanu mvuze. Impamvu nahisemo kwita ubutumwa mfite iyo mitwe y'amagambo ibiri, uwo mutwe w'amagambo wa mbere inyuma yo gusobanukirwa iby'umugambi w'Imana hano muri bino bihugu ndetse n'uburyo wahanuwe kera muri Bibiliya, nibyo byanteye kwita mvuga yuko ibihugu byacu bifite amateka muri Bibiliya. Bituma rero mpitamo kwita buno butumwa umutwe w'amagambo. Hanyuma umutwe w'amagambo wa kabiri nise kugaruka kwa Yesu niyo ntandaro yo kubaho kw'ibihugu byacu. Nuko nari maze kumenya nyine muri ayo mateka, nari maze kumenya impamvu iyo kugaruka kwa Yesu n'uruhare tuzabigiramo. Ibyo rero nyuma yuko Imana yari imbwiye ngo
impamvu ibihugu byanyu byabayeho ni ukubera kugaruka kwanjye. Iyo hatabaho kugaruka kwanjye n'ibihugu byanyu ntabwo byagombaga kubaho. Aho rero niho nahise nkura umutwe w'amagambo nise ntyo kugaruka kwa Yesu niho ntandaro kubaho kw'ibihugu bitanu. Ntangiye kera ngihamagarwa ngikizwa 2013 nibwo nakijwe mu kwezi kwa mbere. Ukwezi kwa umwaka wakurikiyeho nibwo nahawe ahantu narererwaga cyangwa se itoro nasengeragamo ngikizwa. Bamara umwanya wo kubwiriza muri groupe nari ndimo y'urubyiruko twabanaga. Hama icyo gihe Imana irambwira ngo bwiriza ibyo kugaruka kwanjye. Aho rero niyo nahise nkurira amakuru yuko umuhamagaro wanjye ushingiye ku kwigisha ibyo kugaruka kwa Yesu. Ariko nyuma byafashe igihe guhera mu 2018 cyangwa se na 17 aho ngaho nibwo Imana yatangiye kujya imbwira ibyo nzakora by'umuhamagaro impamagariye. Genda mbimenya, ariko by'umwihariko 2020 mu gihe corona yari kigera hano mu Rwanda nko mu kwezi kwa 4 nibwo ijwi ryambajije ngo mbese ndatuma nde. Numva rirambaza gutyo. Noneho kuko narinze amakuru nyine by'Imana yambwiye nzakora, kandi ubwo nari narangije guha ubuzima bwanjye Imana, narangije kubwegurira mu kugendera mu muhamagaro w'Imana. Ndavuga nti mu mutima wanjye, ndavuga nti Imana abari ngiye utuma. Nahise numva ko iryo jwi atari ijwi risanzwe, ndavuga ngo abari ngiye utuma. Icyo gihe rero Imana imbwira ibyo mvuga muri icyo gihe irambwira ngo iherezo ry'ibifite umubiri byose binje mu maso. None genda nkorera umurimo wanjye. Ubwo uwo murimo yari imbwiye irawumbwira nyine wose sinawuvugira hano kuko harimo nutareba mwebwe ureba ngewe by'umwihariko. Ariko kimwe muri byo yambwiye ni bya buno butumwa. Bimwe muri buno butumwa afite ari nabwo nahawe kuvuga no kwigisha. Hanyuma ubutumwa afite cyangwa se umuhamagaro wanjye wa buno butumwa ushingiye ku cyitwa ububyutse. Ububyutse bugiye kuza, ububyutse Imana yadusezeranije muri bino bihugu bitanu. Umuhamagaro wanjye naho ngaho ushingiye, cyangwa se guhamagarwa kwanjye naho gushingiye. Imana rimbwira gutyo, imbwira ngo iherezo ry'ifite umubiri. Nabwo muri icyo gihe yambwiye ngo itorero rigeze igihe cyo gutaha. None haguruka wigishe ubwira abantu ibyo kugaruka kwanjye. Ariko niko yagiye nyine impano kumenya ndetse no guhishurirwa ibikomeye bimwe na bimwe n'iby'ubuhanuzi bwahanuwe kuri twebwe. Hari ubuhanuzi dufite ubu ngubu tukibwirwa twebwe ubu ngubu, ariko na kera mu gihe cy'umuhanuzi Yesaya hari iby'Imana yamubwiye kuri twebwe. Ariko si Yesaya gusa, na Yesu ubwe yarabivuze. Ubwo rero nibyo neje kugira ngo mbasobanurire. Icyakora buno butumwa sinabasha kubuvuga nyine, ni burebure, sinabasha kubuvuga mu gihe kimwe. Ariko kandi burananditse, bufite hagati ya page, kuko butunganya neza butararangira mu buryo bw'inyandiko. Bufite hagati ya page 45 na 50. Si bukeya rero ku buryo wahita uvuga mu gihe kimwe, mu isaha imwe cyangwa ebyiri. Ni nayo mpamvu tuzagenda tuvuga mu ma episode. Yes. Ariko muhundire gato mvuge kuri base yabwo, mvuge impamvu, be nkusobanura gato impamvu yo kuvuga ngo u Rwanda n'u Burundi na Kongo birasirazuba ndetse na Uganda igice kimwe ndetse na Tanzania igice kimwe. Impamvu mvuze ntyo, Uganda mvuze si igihugu cyose, na Tanzania si igihugu cyose, ahubwo ni igice kiri Uganda cyahoze ku bwami bw'u Rwanda bwa kera, ndetse n'igice cya Tanzania kiri kuri Tanzania ariko cyakuye ku Rwanda kikomeka kuri Tanzania y'ubu ngubu. Ni ibyo bice byiyomeka ku Burundi bw'ubu ngubu ndetse n'u Rwanda rw'ubu ngubu ndetse na Kongo y'Iburasirazuba, ari igizwe na Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Muhundire mpere mu butumwa bwiza bwa Yesu Matayo yanditse, dusome igice cya 24
dusome n'umurongo wa 14. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami uzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Yesu ajya kuza mu isi byari byarahanuwe kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Bibiliya ivuga kuri Yesu gusa, ndetse ikavuga n'iby'ubwami bw'Imana, ndetse n'iby'inkuru zose zirimo ziba ziganisha kuri Yesu. Ubuhanuzi bwa Yesu bwarangiye kuva mu itangiriro. Adamu na Eva bakimara gucumura, Imana yakoze ikimenyetso gihanura ibizaba cyangwa cyerekana ibizaba. Ubwo bacumuraga, Imana afashe itungo iraryica, hanyuma amaraso yaryo arameneka. Imana ifata iryo tungo iraribaga, ikuraho uruhu rwayo rw'iryo tungo, iruhindura umwambaro yambika Adamu na Eva. Byari ikimenyetso gihanura ibyuko hariho umuntu uzaza, amaraso ye amennye, akaba ari yahinduka umwambaro wambika abambaye ubusa. Nibo rero twebwe twambaye ubusa tubitewe n'icyaha, ariko Imana igaragaza yuko hari uzaza akamena amaraso ye kugira ngo ducungurwe. Icyo gihe Imana yari igaragaje mu by'ukuri itangije umushinga wo gucungurwa k'umwana w'umuntu. Icyo gihe rero uwo mushinga Imana yatangiye kujya uvuga mu marenga, uvugiye mu bahanuzi, ariko igaragaza yuko bizaba. Icyo gihe hacaye imyaka myinshi, Imana igera ubwo ihamagara isi. Icyo gihe isa nk'irangiye ihamagara Nowa, hanyuma Nowa mu rubyaro rwe havamo abana, hagera ubwo havamo n'uwitwaga Aburahamu. Witwaga Aburahamu niwe Imana ahindura izina imwita Aburahamu. Hanyuma iramubwira ngo imuha amasezerano menshi, ariko muri amasezerano yari imuhaye, imuha isezerano rimwe, iramubwira ngo isi yose izahererwa umugisha muri wowe. Imana ibwira Aburahamu gutyo, yari ikimenyetso kimubwira. Hari harimo ibintu bibiri. Hari harimo ikintu cya mbere kivuga ngo isi ifite umugisha, hari umugisha nzaha isi yose, ariko by'umwihariko ni wowe ntoranyije. Ubwo icyo ni icya kabiri, ni wowe ntoranyije uzajyana uwo mugisha. Imana iramubwira ngo sinabasha gusohoza ibyo bintu ntafite abantu nkoresheje. None rero genda ujye mu gihugu nzakwereka, kuko ubwoko nzashyira muri icyo gihugu nibwo nzagenderamo, ni nabwo nzahindura ibikoresho nzakoresha mu mahanga yose y'isi kugira ngo nsohoze iri jambo nkubwiye. Ibyo bibaho. Muri Aburahamu havamo Yakobo nawe havamo Isaka abyara Yakobo abyara abana 12. Muri abana 12 rero hari harimo uwisezerano yuko umucunguzi azava muri bo, Yuda rero igihe kiragera, Yesu aravuka. Hanyuma Yesu arapfa. Amaze gupfa, urupfu rwe ruba ku musaraba, ruba rukinguriye amarembo abantu bose mu isi yuko abazizera iby'ubutumwa bwiza bazakizwa. Ubwo rero abumvise ubwo butumwa baba bageze ku musaraba babwizeye, baba bageze ku musaraba barakizwa, agakiza kabo gatangira aho ngaho. Ubwo ijambo Imana yabwiye Aburahamu ritangira gusohora gutyo, ryuko agakiza isi izabona kazaturuka muri we. Ariko Yesu arongera arabihamya, aravuga ngo buno butumwa bwiza abibwira abigishwa ngo ubwo umwuka wera azaza, mumaze kugira imbaraga z'umwuka, umwuka azabatera imbaraga, mujyane buno butumwa bwiza, ngo muzahera hano i Yerusalemu, Yudaya, mugere i Yerusalemu, mugere i Samariya, kandi none muzanagarukira aho ngaho, ahubwo muzagenda mugere no ku mpera y'isi. Yesu ubwo yaratanze isezerano rigaragaza yuko abatuye ku mpera y'isi bose bazakira iryo jambo ry'Imana, cyangwa se iryo jambo ry'agakiza. Kwari kugira ngo wizuze ubuhanuzi bwa Aburahamu. Ibyo bibaho koko, umwuka wera araza. Ariko Yesu mbere yuko agenda na mbere yuko atanga iryo sezerano, Yesu atanze isezerano rindi, ubwo yarimo avuga kugaruka kwe. Yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubwo Yohana yanditse arabivuga 14, avuga ibyo kugaruka kwe, aravuga ngo ndagiye ariko nzagaruka mbajyane, iyo ndi niho namwe muzaba. Hanyuma iryo sezerano yaratanze, agiye kugenda aravuga ngo mbere yuko nzagaruka, mbere yuko ngaruka hari ikintu kizabaho, hazabaho ibimenyetso byinshi. Arabivuga arabirondora muri kino gice cya 24,
ariko agera ku kimenyetso cya nyuma aravuga ngo ubwo nzaba ngiye kuza ubuno butumwa bwiza ngo bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose ngo nibwo imperuka izahera ko ize. Ibyo twabisomye mu butumwa bwiza, niryo jambo rya mbere twahereyeho dusoma. Yesu avuga iri jambo yaragaragajemo isezerano rinini ryihishemo ry'uko kugaruka kwe kuzabanzirizwa n'ikintu kinini cyitwa ububyutse buzagenda bukagera mu mahanga yose, kugira ngo ubwo bubyutse n'imbaraga Imana izatanga zigatuma abantu bajyana ubutumwa bwiza bukagera mu mahanga yose. Mu by'ukuri kino gihe abantu ubutumwa bwiza bajya babwumva, ariko nubwo babwumva ntiburagera kure. Ubu ngubu isi ifite miliyari zisaga z'abantu bahituye, ariko mutekereza yuko na kimwe cya kabiri cy'abatuye isi ntabwo bazi Yesu, ntabwo baramenya ibya Yesu. Byibuze miliyari 3 n'imisago nibyo bizi izina Yesu, ariko abazi Yesu nabo ntibisobanuye ko bageze ku musaraba, cyangwa se ntibisobanuye yuko bakijijwe ari abaragwa b'ijuru. Oya, ahubwo byibuze estimation igaragaza yuko yakozwe, igaragaza yuko byibuze miliyari 3 n'imisago ari bonyine bazi Yesu. Kandi hari isezerano ry'uko Yesu mbere yuko aza isi yose igomba kuzaba yarumvisha inkuru ze, ariko kandi ntabwo bisobanuye ko isi yose izaba imwizera. Iri ni isezerano Yesu rero yatanze. Hanyuma rero Yesu aragenda, ariko Isirayeli yari yaratoranyijwe guheka isanduku cyangwa se kuyobora umushinga wo gucungurwa k'umwana w'umuntu mu isi yose. Igera igihe irananirwa, inaniwe yanga kwizera Yesu. Yanze kwizera Yesu, Yesu arabaririra aravuga ngo ko mwanze kunyizera, ababwira ibigiye kubaho. Ibyo rero ababwiye byari bigiye kubaho nyuma y'imyaka 40 Yesu avuye ku isi. Akaga kateye Isirayeli, hanyuma Isirayeli irarimbuka isibwa ku ikarita y'isi. Bamaze imyaka 1,100 batagira igihugu, ku buryo Isirayeli imaze imyaka ejo bundi 40 na kangahe 47-48 nibwo bongeye kugira igihugu. Bamaze imyaka 1,100 batagira igihugu. Byari biturutse yuko banze kwizera Yesu. Ariko mu isezerano Imana yahaye Aburahamu nuko ubwo bwoko ari bwo buzaheka umushinga wo gucungurwa k'umwana w'umuntu, isi gahabwa umugisha. Ariko kuko Imana idahishwe ibihe rero, yari yabonye yuko Isirayeli izananira ntiyemere kugenda ikora uwo murimo Imana yabahaye cyangwa umuhamagaro yabahamagariye. Hanyuma ibyereka Yesaya arabibona, abona ukuntu uwo mushinga wo gucungurwa k'umwana w'umuntu uzimuka ntuzaba ugikorerwa muri Isirayeli, ahubwo uzimuka Imana ikawimurira mu kindi gihugu. Mu gice cya 19 cy'ubutumwa bwiza bw'ubuhanuzi Yesaya yahanuye, reka tuhagere. Igice cya 19 n'igice cya 20 cya kino gitabo kigaragaza amakuru y'ibyinaha iwacu. Kera iyo Yesaya mu gihe cya Yesaya cyangwa se mu yandikwa rya Bibiliya kera, iyo bavugaga Egypt cyangwa bakavuga Ethiopia, babaga barimo bavuga Afrika. Urabona Afrika, umugabane wa Afrika, iryo zina Afrika turyiswe vuba, ntabwo ryahozeho ryitwa Afrika. Ahubwo icyo gihe cya kera iyo havugwaga Egypt na Ethiopia, ni twebwe babaga barimo bavuga, twebwe Abanyafrika. Abize theology murabizi ko iryo somo mwarihuye naryo cyangwa se hari si bose, ariko muri theology bavuga yuko nuko byigishwa yuko Afrika ivugwa hano ari dufite ubungubu, ari nayo yavugwaga kera bwo bavugaga Ethiopia cyangwa bakavuga Egypt. Ariko kandi nge si ibyo byonyine ndi bugendereho, ndanagendera kuri buno butumwa bwa Yesaya. Yusomye kino gice cya 20 umurongo wa 6 haravuga ngo uwo munsi, cyangwa se kadwere ku mutwe w'amagambo uravuga ngo Abanyegiputa n'Abanya Ethiopia bahanurirwa ko bazajyanwaho iminyago. Ku murongo wa 6 haravuga ngo uwo munsi abaturage bo muri icyo gihugu gihereranye n'inyanja bazavuga bati, dore ibyo twiringiraga uko bibaye, tukiringira ko bizadutabara tugakira umwami wa Ashuri, noneho tuzikiza dute? Icyo nashaka gutindaho ni iri jambo Yesaya yavuze ngo uwo munsi abaturage bo muri iki gihugu gihereranye n'inyanja. Mu buryo geographically Yesaya we yarabibonye, ashaka kukigaragaza, agaragaza yuko icyo gihugu ari kuvuga
si igihugu cya Ethiopia gusa, none hano yari yabifatikanyije ari kuvuga Ethiopia ari no kuvuga Egypt. Hanyuma avuga yuko icyo gihugu none akivuga nk'igihugu kimwe, aravuga ngo icyo gihugu ngo ni igihugu gihereranye n'inyanja. Niko Yesaya we hano yabibonye. Yesaya yari kubona icyo gihugu, umva Yesaya ntiyari yarageze inaha, ariko yabonaga icyerekezo akanaburya mu buryo, akanabona mu buryo buri geographic, akanubona ukuntu icyo gihugu giteye, abona yuko ari igihugu ngo gihereranye n'inyanja, cyangwa se ari igihugu gikikijwe n'inyanja. Yino Bibiliya yacu niko itubwiye. Iyo urebye imiterere ya Afurika uko iteye, umugabane wa Afurika ni igihugu cyangwa ni umugabane ukikijwe n'inyanja cyangwa uhereranye n'inyanja. Iyo urebye mu majyaruguru yayo, Mediterane niyo nyanja idutandukanya n'umugabane w'Uburayi. Hanyuma mu burasirazuba bwa Afurika bushyira n'amajyepfo hakaba inyanja itukura idutandukana n'ubundi n'umugabane wa Aziya. None uburasirazuba bushyira amajyepfo y'umugabane wa Afurika hakaba inyanja y'Ubuhinde. Hanyuma amajyepfo yose ashyira uburengerazuba bwose n'uburasirazuba bwa Afurika tugatandukanywa n'inyanja ya Atlantique idutandukanya n'umugabane wa Amerika. Mu by'ukuri uko bisobanuye niko amateka bigaragaza mu buryo ubisomye kuri internet cyangwa mu bitabo niko bibona, ni nako na kera byahoze. Yesaya rero abivuga, yavugaga icyo gihugu gihereranye n'inyanja cyangwa se kigoswe n'inyanja. Avuga rero byabona ubuhanuzi, avuga ukuntu bazajyanwa ari iminyago. Rero ibyo byago yavugaga hano mu gice cya 19 n'igice cya 20, kandi muzirikane n'iki ngiki yuko Yesaya we ahanura ibingibi ntabwo yashizemo igice cya 19 n'igice cya 20, ahubwo igice bino bice byashyizwemo n'abanditsi ba Bibiliya ngo byorohereze abasomyi ba Bibiliya gusobanukirwa. Ariko ubundi Yesaya we abivuga ntabwo yagaragazaga igice, ahubwo bwari ubutumwa nyine bumwe, yari paragraph imwe isobanura ibyerekeye buno butumwa bw'abantu bantu. Bano bantu rero narindimo mvuga cyangwa Yesaya hanuriye nibo bano bantu b'Abanyafrika cyangwa se cya gihugu giheranye n'inyanja. Ariko kandi ntibihagije kugira ngo numve yuko buno buhanuzi bwavugaga Afrika, ahubwo reka mvuge n'iki ngiki hari nyongereho gitume mubona yuko buno buhanuzi bwavugaga n'ubuhanuzi bwa Afrika. Iyo somye amazina ya bino bihugu ko ari abiri, cyane nka Ethiopia ubusobanuro bwaryo birasobanuye ngo ni igihugu cyangwa se ngo ni itsinda ry'abantu ngo b'uruhu rwirabura, niko Ethiopia bisobanuye. Noneho Egypt yo igira irindi zina bajya biyita, Abanyaegiputa bajya biyita irindi zina ryitwa Kemet bisobanuye ngo ni igihugu cy'ahantu hirabura cyangwa se n'ubutaka bw'ahantu hirabura. Ayo mazina yombi mvuze ni amazina y'ibihugu byacu cyangwa se y'ibihugu bigize Afurika. Ibyo ngibyo rero iyo bisobanukiwe uhita wumvamo ikintu kimwe cy'uko Yesaya yavugaga abantu birabura cyangwa se ubutumwa nubwo abantu batuye ahantu hirabura cyangwa se habirabura. Nibyo rero Yesaya we yabonaga. Ahari uko nsobanura ibyo ngibyo biberetse yuko buno butumwa nimba uvuga mwumva neza ko ni kuvuga Afurika. Ibyo rero nibyo byaje kubamo ibihugu bitandukanye ndetse n'ibindi bihugu byacu byisangamo. Hanyuma mu gihe cy'abakoloni bagenda bacamo imipaka, birangira rero Afurika igize ibihugu 54, ariko ubundi cyari igihugu kimwe. Buno butumwa robanurwa bwavugaga iby'icyo gihugu kimwe gikikijwe n'inyanja. Kino gice ubwo buryo misobanuro rero bizabafasha gusobanukirwa buno butumwa burimo hano. Umva bwose sinahita musoma none hakubera umwanya wawe ari mutoya, kandi buzagenda bumfasha mu gusobanura cyangwa se bwaranamfashije mu gusobanura buno butumwa mu nyandiko. Namwe uko muzagenda mubyumva muri bino biganiro muzagenda mubisobanukirwa, mwumve neza iby'imirongo igiye yanditse muri buno butumwa. Ariko none ngewe ndashaka kugira ngo dusome nk'umurongo wa 4 by'umwihariko. Umurongo wa 4 uvuga ukuntu ngo Abanyegiputa nzabagabiza umutware w'umunyamwaga kandi umwami w'umunyarugomo azabategeka, niko Uwiteka umwami nyir'ingabo avuze. Hano Imana ibivuga, Yesaya abibona, yabonye yuko icyo gihe muri Afurika ngo Imana izabagabiza umutware, kandi uwo mutware kizaba kimurangaza ari umunyamwaga kandi n'umunyarugomo, kandi kizaba kimuzanye ni ugutegeka Afurika, gutegeka Abanyafurika. Iyo usomye ku murongo
nk'uwa 13 ahari niho na etampera niho hantu hagaragaza impamvu Imana yahamagaye uwo mwami ngo azaze ategeke Afurika. Uwo mwami rero Imana yavugaga nibo bakoroni, ni umwami w'umukoroni, niba ari abanyaburayi Imana yohereje ngo baze muri Afurika, baze bakoronize Afurika. Ariko kandi ikimwe mu kibaranga, baje ari abami b'abanyamwaga b'ibisamba, baje ari abami b'abanyamwaga bishakira gusahura gusa. Icyo ni kimwe mu ndangagaciro Isaya yavuze izaba ziranga uwo mutwaro uzaza gutegeka Afurika. Ariko kandi yongeraho yuko ngo azaba ari umunyarugomo. Kuba umunyarugomo rero biranavuze ngo azaba ari umuntu w'ubugome. Ibyo ngibyo bigenda bisobanura ubugome uwo mwami yari afite, ndetse munazirikane ko uwo mwami ni nawe watangiye ubucakara, ni nawe waje gutwara abacakara muri Afurika, afatikanyije n'Abanyamerika baza gukoloniza, baza gutwara abacakara bajyana mu mugane muri iyo migabane, muri bwa bucuruzi mwumvaga bwa mpande eshatu cyangwa se bwa triangle. Ubwo bucuruzi rero ni no bwajyanye Abanyafurika benshi, ni nabo bari baherereye mu nkomoko abirabura baherereye muri Amerika y'Amajyepfo cyane cyane, ndetse n'igihugu cya Amerika by'umwihariko nk'ubu ngubu, ndetse na Canada. Urebye ni umugabane wose wa Amerika. Abirabura rero bagiye, abenshi bagiye bajyanwa muri cya gihe cy'ubucakara cyakeranye mu myaka 100 ishize. Ibyo rero nibyo Yesaya yabonaga muri kino gice cya 20 birimo. Ariko kandi avuga muri umurongo wa 4 niho yavuze ukuntu uwo mutwaro uzaza, ibizaba bimuranga n'ukuntu azabona umunyamwaga, ndetse turacyana no mu ngaruka tugihangana n'ibyo bintu nubwo Imana yagiye igenda itubohora izo ngoyi Abanyafurika. Ariko noneho turacyari muri izo ngaruka, haracyari ahantu ibisigisigi by'ubukoroni bikiri. Ariko noneho icyo nshaka gutindaho cyane ni ku murongo wa 17, 18 na 19 mu nkundi ari hantu za kwibanda cyane. Ngo niho nshaka kuganisha, niho havuga iby'uwacu, by'umwihariko havuga ibihugu byacu, bya bihugu bitanu nababwiye. Naimbahaye rero introduction ntoya y'ubutumwa buri muri bino bice, ubundi muzagenda mubisobanukirwa muri bino biganiro. Impamvu nanjye bahaye kwa kugira ngo namwe nimuba muri soma kino gice mujye musobanukirwa ibya buno ubuhanuzi Yesaya yavugaga. Ku murongo wa 17 haravuga ngo igihugu cya Yuda kizahinduka icyo gutera Egiputa ubwoba, uzakibwirwa wese azatinya kubw'imigambi Uwiteka Nyiringabo yagambiriye kuri Egiputa. Umurongo wa 18 hakavuga ngo uwo munsi mu gihugu cya Egiputa hazabamo imidugudu 5 ivuga urunyakanani, ngo irahira Uwiteka Nyiringabo, umwe uzitwa umudugudu wo kurimbuka. Umurongo wa 19 hakavuga ngo uwo munsi hazaba igicaniro cyubakiwe Uwiteka mu gihugu cya Egiputa hagati, muri Afurika hagati, kandi ku rugabano rwacyo bazashingira Uwiteka inkingi. Iyi mirongo impamvu ariyo misemo gusoma niyo mirongo igaragaza mu buryo bwimbitse ibya buno buhanuzi Yesaya yabonye buzaba buri muri bino bihugu bitanu. Kuri umurongo wa 19 Yesaya agaragaza ukuntu muri Afurika hagati ngo hazubakwa igicaniro, kandi icyo gicaniro si gisanzwe, ngahubwo azaba ari igicaniro cy'Uwiteka. Ariko agaragaza yuko kandi icyo gicaniro kugira ngo atazagira ubyitiranya, asobanura ibintu neza, agaragaza location y'icyo gicaniro. Aravuga ngo icyo gicaniro kizaba kiri muri Afurika hagati, cyangwa se mu mutima wa Afurika. Yesaya we niko yabigaragaje. Ubwo rero ubutumwa ngiye kuvuga mu guhera mu gice guhera ku murongo wa 17 na 18 mwumve yuko ari ubutumwa bw'igicaniro, mwumve yuko ari muri Afurika hagati. Amen. Kino gicaniro Yesaya yavugaga ibihugu bizaba biri hano hantu, ariko avuga icyo gihugu yuko azaba ari igihugu cy'Uwiteka. Ku murongo wa 17 havuze ijambo rivuga ngo icyo gihe igihugu cya Yuda kizahinduka igitera ubwoba Egiputa, ngo kubera imigambi Uwiteka Imana azaba afitiye igihugu cya Yuda. Kuki hano Yesaya yakoresheje ijambo Yuda? Yuda niwe twabivuze kare, niwe watoranyijwe ahinduka uw'isezerano uzakomokamo umukiza uzakiza amahanga y'isi. Yesaya agaragaza hano hantu, yagaragazaga yuko icyo gihugu kizaba kiri muri Afurika hagati ni igihugu cy'isezerano cyasezeranijwe kuzavamo agakiza kazajya mu mahanga y'isi.
niyo mpamvu Yesaya yakoresheje ijambo Yuda yashaka kugaragaza yuko icyo gihugu ni igihugu cy'isezerano. Icyo gihugu rero ni nacyo kigize igicaniro. Icyo gicaniro Yesaya yabonye kizubakwa muri Afurika hagati, niko kano gace bya bihugu bitanu ya Mezire nababwigize bya bihugu bitanu byose hamwe bigize igicaniro cyangwa byubatse ku gicaniro cyangwa se biri ku gicaniro cy'Uwiteka. Mu magambo makeya ibyo bihugu bitanu bigize igicaniro cy'Uwiteka. Impamvu Yesaya yabonye yuko abantu wazitwa igicaniro cy'Uwiteka, Yesaya ashaka kugaragaza yuko na ahantu hazaba haratoranyijwe h'Uwiteka. Yabonye iby'isezerano, yaravuze ngo uwo munsi Abisiraheli bazaba ba gatatu kuri Egiputa na Ashuri bo guhesha isi umugisha. Umva Yesaya yongeye gusubira ku mugisha isi izagira. Uwo mugisha isi izagira rero Yesaya yabonye igihugu Imana yitoranyirije izaturamo kugira ngo izabone uko ihesha isi umugisha. Uwo ni nawo wa mugisha Yesu yavuze muri wa murongo twasomye wa 14 mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24. Ariko rero kugira ngo iri sezerano ry'umugisha rikwire ku isi, iteka ryose Imana ibifite ubwoko yatoranyije ituramo, kandi ubwo bwoko bukaba bwihariye, ikabukura mu bundi bwoko, hanyuma igatura muri bwo, ikaba ari buyobora bukagena ku mategeko yayo. Uwo muhamagaro rero Abisirayeli nabisobanuye barawanze. Imana yititoranya igihugu izashyiramo uwo muhamagaro, hanyuma icyo gihugu kikagendera mu mategeko nk'ayo Imana yari yarashatse, kugira ngo icyo gihugu ubwo bwoko buzaba abantu b'Imana, hanyuma Imana nayo ihinduke. Hanyuma rero Yesaya we abona location y'icyo gihugu kugira ngo abantu batazajijinganya cyangwa ngo bitiranye ngo bagire confusion y'aho icyo gihugu kizaba giherereye. Yesaya yaravuze ngo icyo gihugu ngo kizaba ari igihugu cy'Imana cyangwa kizaba ari igicaniro cy'Imana. Hanyuma Yesaya rero abona location, hanyuma arayivuga. Natwe rero turi gusobanura buno butumwa biradufasha no kubasobanurira namwe bene data mumenye location y'icyo gicaniro Yesaya yavuze yuko ari muri Afurika hagati. Impamvu rero yo gutoranywa nayivuze yuko ari uko Abisirayeli banze Imana, kandi Imana igikeneye ubwoko ituramo ikabukoreramo kugira ngo ibukoreshe mu guhindura amahanga yose. Iryo sezerano rero rirahari. Imana rero ituma umuntu, igihe kigeze ituma umuntu wo kugira ngo azahange atangize icyo gicaniro. Kuko Yesaya nyine Imana idahishwe ibihe yabishurira Yesaya ibizaba. Hanyuma igihe kigeze rero mu kinyejana cya 11 Imana yafashe abantu ibateramo umwete, hanyuma abo bantu bahanga u Rwanda. Ariko bahanze u Rwanda bari bakomotse mu gihugu witwaga Gihanga, yarakomotse mu gihugu cyitwaga Rweya. Ibi ngiye kuvuga byo ni amateka yanditse mu bitabo by'amateka byacu, cyangwa se no kuri Google mwabibona kuri internet. Ibi ngiye kuvuga byo subuhanuzi ni amateka, ariko igitumye nshaka kuzana amateka ni ukugira ngo mumenye impamvu Imana yabikoze, munakuramo icyo Imana yavuze muri ayo mateka. Muri icyo kinyejana cya 11 nibwo uwitwaga Gihanga yahanze u Rwanda. Ariko Gihanga siyo mazina ye bwite, si izina rye bwite, nta urizi mu bitabo nasomye cyangwa se mu gitabo cy'amateka nasomye ntabwo birimo. Ahubwo bavuga yuko uwo Gihanga amazina ye bwite atazwe, ahubwo ngo yakomotse mu gihugu cyitwa Rweya. Icyo gihugu location yacyo yari herereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, ariko mu gice gishyira umutara kinagana kuri Tanzania hari igihugu cyitwaga Rweya. Icyo gihugu cyitwaga Rweya nicyo cyari gituyemo nyirarume, cyayorwaga na nyirarume wa Gihanga. Gihanga rero iryo zina Gihanga bari mwitiye aho ngaho kuko ngo mu ndagu zabo babonaga yuko uwo Gihanga azahanga ubwami. Bahita rero bagira impungenge z'uko uwo Gihanga yazabakura ku bwami bwabo akabambura ingoma yabo. Bituma rero bamugirira ishyari, bamugiriye urwo ikimeze nk'ishyari cyangwa urwikekwe. Gihanga arahunga aragenda, hanyuma agenda yerekeza mu gice kirimo Muhazi y'ubu ngubu. Icyo gice agenda yerekeza ni ikiyaga cya Muhazi, aho kiri mu burasirazuba bw'ubu ngubu bw'u Rwanda. Aho ngaho hari akarere ka Gasabo, aho ngaho hari Gasabo ariho yerekeza. Ahageze rero ahahanga ubwami.
ahanga ingoma. Ingoma rero yahanze yitwa u Rwanda, cyangwa se bayita u Rwanda abariho icyo gihe. Uwo Gihanga rero iyo ngoma yarahanze, abamubonye bari kumwe nawe icyo gihe bamwongerera irindi zina ryitwa ngo Ngoma Ijana. Ngoma Ijana byari nko kuvuga ngo ubwamuhanze buzabaho ingoma amajana azakurikiraho. Aho ngaho muhitondere nibuze kuhagarukaho. Murabizi neza yuko twavuze ngo izina ni ryo muntu. Twebwe abantu bahano muri kano gace k'iwacu tujya tuvuga ngo izina ni ryo muntu muri bino bihugu byacu. Niba izina ari ryo muntu rero muze kunyemerera sobanura izina ry'u Rwanda ndetse ndihuze n'uwahanze u Rwanda n'ayo mazina uwahanze u Rwanda yahawe. Tureta dukuramo ibintu bibiri bisobanuye umuhamagaro n'amasezerano Imana yavugaga ku bwoko buzakomoka muri icyo gihugu Imana ihanze. Kuko batari bazi Imana rurema bayisenga nk'uko bikwiriye, bo bafite abahanuzi ntibigeze banamenya icyo Imana ivuga hano. Ariko Imana yakoreye mu marangamutima yabo, hanyuma amazina bari kurema ahinduka azaba afite igisobanuro mu buryo bwa gihanuzi. Ndaje mbigarukeho mureta mukuramo ubuhanuzi aburimo Imana yatubwiye, biranamfasha guhuza ayo mateka na buno buhanuzi, musobanukirwe icyo umugambi w'Imana uvuze hano iwacu. Gihanga amaze guhanga hano byabaye neza nk'urugendo rwa Aburahamu. Aburahamu Imana imubwira kuva muri Uriya Bakarudayi ngo imujyane mu gihugu izamwereka. Icyo gihugu ni nacyo cyaje kubamo ubwoko bw'Imana bwasezeranijwe. Uwitwaga Gihanga nawe byabaye isura neza, iyi story yiwe yabaye neza nk'iya Aburahamu. Imana imukura muri icyo gihugu cya Rweya imwerekeza ahangaha nuko bahanga igihugu. Icyo gihugu rero Imana ashakaga yuko ari cyo kizabamo ubwoko bwe izakoresha mu gutegura ukugaruka kwa Yesu. Icyo gihugu rero gitangirira i Gasabo, ayo ni amateka asanzwe azwi, hanyuma cyitwa u Rwanda rwa Gasabo. Iryo jambo ryitwa u Rwanda bikomoka ku nshinga yitwa kwanda, bisobanuye kwaguka, expansion. Hanyuma Gihanga, izina Gihanga rya mbere mwumva ko Gihanga yagize amazina abiri, Gihanga ndetse na Ngoma Ijana. Icyo Gihanga cyangwa iryo zina Gihanga bisobanuye biva ku nshinga yitwa guhanga cyangwa kurema. Hanyuma Ngoma Ijana bikaba bisobanuye ngo ni ukubaho mu myaka amajana, cyangwa ni ingoma izabaho imyaka amajana izakurikiraho cyangwa se itazahanguka. Aho ngaho harimo rero amasezerano abiri Imana yari iduhaye, ariko biciye muri ayo mazina kugira ngo natwe n'ikigihe nituba tubisobanura muzasobanukirwe ko Imana yaherekera ivugira no mu basokuruza bacu. Ayo mazina abiri yateranyije amazina ya Gihanga ndetse n'u Rwanda birimo ubusobanuro bw'amagambo abiri. Ijambo rya mbere harimo ijambo risobanura ubutaka nk'igihugu. Ubwo bwami buhanzwe byari bivuze ngo ubwo bwami buzabaho mu ngoma amajana ntibuzigira buhanguka. Nibwo busobanuro bwa mbere. Ubwami buhanzwe buzabaho mu ngoma amajana ntimuzahanguka. Ibyo rero ni nabyo byabayeho no mu gihe u Rwanda barucagamo. Ni naryo nyine ryo sezerano ryakomeje kutwomaho ubwo Ababiligi baducagamo igihugu baragisiga, baragikata, bagenda bacyomeka hirya, ariko byibuze basiga igihugu kimwe cyitwa u Rwanda. U Rwanda ruracyariho kandi rukitwa u Rwanda. Ubwo isezerano ryari rigikomeje ryakomokaga aho ngaho. Ni Imana yari ivugiye mu mazina y'abo bantu bari bise u Rwanda. Isezerano rya kabiri ririmo rero ni isezerano ryari rivuga ngo abazakomoka muri runo Rwanda ruhanzwe bazanda, ariko bande bagere mu ngoma amajana ziri ku isi. Urabona isi igizwe n'amama atandukanye cyangwa se n'ibihugu bitandukanye n'amoko atandukanye. Ubu ngubu dufite, iyo ubirebye ubibajije kuri interinete bakubwira yuko isi igizwe n'ibihugu birenga 200. Ibihugu rero byose bisobanuye amajana 200 birenga, niba ari uko nabivuga. Ibyo nubwo buhanuzi bwasobanuraga iki? Bwasobanura yuko ubwoko buzanda cyangwa buzaguka bugende bwaguka bugere mu ngoma amajana ziri ku isi. Ubwo n'ubuhanuzi bwari burimo Imana ashaka kugaragaza icyo twebwe tuzabacyo. Kwaguka rero byari bisobanuye iki? Ntabwo twagombaga kwaguka kujya kureba imitungo, kuko Imana
ibyo byose irabifite, si ikikennye. aho kujya bisobanuye iki? Byo bivuze ngo hari ikintu Imana izaha ubu bwoko, hanyuma ibatume bagende baguka bagere mu ngoma zose ziri ku isi. Ayo ni amasezerano abiri rero ari mu mazina abiri u Rwanda twiswe ndetse n'uwahanze u Rwanda. Ahari byosobanuye bifashije gusobanura neza ibya buno buhanuzi dufite, ari nabwo Yesaya we yakomojeho. Mu icyo kinyejana cya 11 ubwami bw'u Rwanda burahangwa. Mu kinyejana cya 15 uwitwaga Ntare wa mbere Rusatsi cyangwa se Rushatsi, bitewe nuko abarundi mu bivuga, niwe wahanze ubwami bw'u Burundi. Ariko yahanze ubwo bwami akomotse mu Banyarwanda, akomotse mu Rwanda, ndetse n'igihamya byo ko akomotse mu Rwanda ni amazina ye. Ayo mazina agaragaza ko ari Kinyarwanda. Ntare wa mbere Rusatsi cyangwa se Rushatsi agenda yerekeza mu gice Uburundi burimo ubu ngubu, cyangwa ubwami bw'Urundi bwari burimo ubu ngubu, kugira ngo ajye guhanga igihugu. Mu by'ukuri ntiyari agiye kwagura u Rwanda, oya, ahubwo kuko Imana yari izi imbago z'igicaniro ishaka, uko igicaniro kizaba kingana. Yo yagiye itera umwete abantu ngo bagende bajye kwagura igicaniro cyayo nk'uko yabishakaga, kuko aho hantu yari izi ko ari ahantu h'Imana yitoranyirije, cyangwa se ahantu yitoranyirije kugira ngo izahature ikorere muri ubwo bwoko. Hanyuma rero itera umuhate muri abo bantu, baragenda ajya guhanga uwo Ntare, ndetse nabo bari kumwe bahanga ubwami bw'u Burundi. Ubwami bw'u Burundi bubaho buryo, ndetse ni nuko byagenze. Mu kinyejana cya 16 Imana itera umwete abantu aho abanyamurenge bakomotse, abanyamurenge, hanyuma bagenda icyo gihe berekeza muri Kongo y'Iburasirazuba, ariko muri Kivu y'Amajyepfo nabo baragenda bajya kubayo, bagirayo igihugu cyabo, hanyuma bagukirayo aho ngaho. Ibyo birakomeza gutyo. Imana ikora mu bami b'u Rwanda, abari basigaye mu Rwanda rwari rusigaye hano, bagenda barwana bafata ibindi bihugu, kugeza ubwo Kongo y'Iburasirazuba yose, cyane cyane Kivu y'Amajyaruguru, nayo bayometse ku bwami bw'u Rwanda. Uko ni nako byagenze muri Uganda y'ubu ngubu. Icyo gice abami b'u Rwanda bagenda barwana barahagera, bafata icyo gice cy'Ibugande. Icyakora ubu ngubu nyine kuko ntazi neza, ntarasoma ngo sobanukirwe lokasiyo y'ibyo bice ahantu byari bigarukira, sinabasha ubu kuvuga ngo ibyo bice biherereye hanga ubu ngubu. Ndetse no muri Tanzania Imana igenda ishyiramo umuhate, abami baragenda bajya kwagura. Icyo gihe uwahaguye bwa mbere ndetse wanafashe cya gihugu gihanga yakomokagamo n'uwitwaga Kigeri wa gatatu Ndabarasa. Uwo ni nawe wagiye kwagura, nawe wafashe igice cy'Uburasirazuba ndetse giherereyemo Umutara cyane cyane ubu ngubu Uburasirazuba bw'u Rwanda. Aragenda afata no muri Karagwe muri Tanzania, aho ngaho niho mujya mwumva inkuru za Nyirabiyoro. Aho rero aho yaratuye muri ubwo bwami bwabo bwa Biyoro, aho ngaho ni Ndabarasa wafashe. Ubwo icyo gihe ubwami bw'u Rwanda bwaguka buhita bufata no muri icyo gice, kugera nubwo bwagiye bwaguka, ndetse n'igihugu cy'ubwami bw'Ubugesera barabufata. Ariko icyo gihe bo bufata ubwami bw'u Burundi n'ubw'u Rwanda, nibwo bwagabanya Ubugesera. Igice cy'u Burundi gisigarana agace gato kitwa Kirundo. Intara ya Kirundo y'ubu ngubu yahoze ari igice cy'ubwami bwa Bugesera, ndetse n'agace k'akarere k'u Rwanda ka Bugesera k'ubu ngubu nako kahoze ari ku Bugesera. Impamvu mbaye nkutinda ahantu mvuga ibyo bice ho ndabivuga cyane inyuma ndi gusoza buno butumwa, hari icyo ndibuze kuza kuba amatsindagiraho. Uko u Rwanda rugenda rwaguka rero, ariko hanyuma igicaniro cy'Uwiteka Imana kigarukiraho, kuko ari uko Imana yashaka kugira ngo igishushanye, ishangwe imbago z'igicaniro kizabe zigarukiye aho ngaho. Igihe kigeze, wa mwami w'umunyamwaga nk'uko Yesaya yamubonye uzaza, Imana izohereza, araza. Abakoroni baraje mu 1800 hafi na 90 gutyo, nibwo batangiye kugera muri Afrika, batangiye gukoloniza bino bihugu. Biraza kugeza ubwo natwe hano Abadage baje gukoloniza bino bihugu byacu, ariko batsinzwe intambara y'isi, bahita koloniza, bahita bazihereza Ababirigi. Hanyuma bazihaye Ababirigi, rero Ababirigi abari bo badukoloniza, ndetse bagera ubwo banaducamo, bacamo kino gihugu cy'ubwami bw'u Rwanda, babuciyemo igice kimwe bagiha koloni yari ifitwe n'Abongereza, Ibugande ndetse na Tanzania. Ari nuko igice cyari ku Rwanda cyagiye Uganda, n'ikindi kijya Tanzania, ndetse igice cyari ku Rwanda cyari cyashyizwe kuri Kongo, kiri muri buce cya Kongo y'Iburasirazuba, nakubwo bacyomeka kuri Kongo yari Zaire. Ubwo u Rwanda babaruciyemo gutyo, rwisanga u Rwanda amashami 3 yarwo bayajyanye ku bindi bihugu, hanyuma rusigara hagati. Ariko kandi rusigara Burundi
ruri kumwe n'u Burundi. u Burundi igihe kigeze nabyo biriteranya kuri koloni y'Ababirigi bahita babihindura Rwanda Burundi, ubwo babaye igihugu kimwe. Nubwo muri za 1930 ubwigenge bahise bongera baritandukanya, ubwo igihugu kiba kitandukanyije, hasigara Burundi ndetse n'u Rwanda. Ariko impamvu ibyo ngibyo byabayeho rero ni iyi, niyo ngira ngo mbabwire. Nibwo bahanuzi Yesaya yabonye, kwari kugira ngo byuzuze ubuhanuzi Yesaya yabonye kuri umurongo wa 18 yaravuze ngo uwo munsi mu gihugu cya Egiputa hazabamo imidugudu 5, cyangwa se ku gicaniro hazaba imidugudu 5. Yesaya yabonye ukuntu ku gicaniro hazagerwaho imidugudu 5 cyangwa se ibihugu 5. Ibyo bihugu 5 ni ibihe rero? Nibwo Burundi bwa mbere, u Rwanda rw'ubu rwa kabiri, igihugu cyahoze ku Rwanda kiri kuri Kongo cya gatatu ariyo Kongo y'Iburasirazuba, n'igihugu kiri kuri Uganda y'ubu ngubu kikaba cya kane, ndetse n'ikindi gihugu kiri kuri cyometswe kuri Tanzania kikaba cya gatanu. Iyo midugudu 5 Yesaya yabonye ni iyi ngiyi, byari kugira ngo impamvu abarundi bahise bitandukanya n'u Rwanda muri 1930 kwari ukugira ngo bizuze ubuhanuzi Yesaya yabonye bivuga ngo ku gicaniro bazagera ubwo bisanga ari ibihugu 5. Ibyo bihugu 5 rero niyo midugudu 5 Yesaya yabonye. Ariko kugira ngo abantu batazitiranya ibyo bihugu, ngo hagira abandi bantu biyitirira kari bo bantu bagize igicaniro cy'Imana, Yesaya yavuze ibintu 3 bizaba biranga ibyo bihugu 5 kugira ngo atazagira ubyitiranya. Ibyo bihugu ibyo bintu 3 Yesaya yabonye nibyo biri kuri uyu murongo wa 18. Yavuzemo ibintu 3. Yaravuze ngo ibyo bihugu, iyo midugudu 5 izabihuje ikintu cya mbere kuvuga urunyakanani, icya kabiri bazaba barahira Uwiteka, icya gatatu ngo umudugudu umwe muri iyo midugudu ngo uzitwa ngo umudugudu wo kurimbuka. Reka none ngende mbisobanura akantu ku kandi. Kuba yaravuze ngo uzaba ruvuga urunyakanani ni igisobanuro yarimo avuga ukuntu iyo midugudu 5 izabivuga ururimi rumwe. Urunyakanani rwari ururimi ubwoko bw'abanyakanani bavugaga mu gihugu cya Kanani. Hanyuma rero Yesaya kuvuga ngo urunyakanani yagaragazaga yuko ibyo bihugu nubwo azaba ari imidugudu 5 itandukanye, ariko izabihuje ko bavuga urunyakanani. Ibi rero Yesaya yavugaga cyangwa se ururimi Yesaya yavugaga ni ururimi rw'Ikinyarwanda. Runo ururimi rw'Ikinyarwanda, iyi communauté rwandaise yo mwumva yitwa communauté rwandaise cyangwa se abarwandaphone bose bavuga ururimi rumwe. Ibindi bihugu bidukikije nka Uganda na Tanzania ndetse na Kongo, buri bwoko bubayo buba bufite ururimi rwabo, ariko byibuze bagahurira kuri mende rusange rw'igihugu. Ariko none by'umwihariko twebwe kugira ngo bizuze ubuhanuzi bwa Yesaya, twebwe abo ku gicaniro twahoze turi ubwoko bumwe, ariko ikindi twahoze tuvuga ururimi rumwe. Urwo rurimi rero nirwo mwumva rwitwa Ikinyarwanda. N'abandi batavuga Ikinyarwanda ni Abarundi, bavuga ururimi familiare rw'Ikinyarwanda cyangwa se rukomoka ku Kinyarwanda. Ndetse n'Abanyamurenge nirwo rurimi mujya mwumva bavuga ni Ikinyarwanda. Cyangwa se abafumbira bari Uganda, ubwoko bw'abafumbira, igifumbira bavuga ni Ikinyarwanda. Yo muvugana ntago ukenera abasemuzi. Ndetse na Tanzania harimo abavuga urwo rurimi. Ibyo rero nibyo Yesaya yavugaga, nubwo ayo moko yandi azaba akikije abavuga indimi nyinshi, ariko by'umwihariko ibyo bihugu 5 byo bizaba icyo gice mvuze bizaba bivuga ururimi rumwe, nicyo Kinyarwanda cyangwa se nirwo rurimi rukomoka ku Kinyarwanda. Hanyuma avuga kandi kano ka kabiri kazabaranga, aravuga ngo icyo gihugu ibyo bihugu imidugudu 5 izabihuje kuba ifite isezerano n'Uwiteka, irahira Uwiteka. Iri jambo akantu ka B kavuga ngo izabirahira Uwiteka muri Bibiliya ntagatifu baravuga ngo, cyangwa se Bibiliya y'Abakatolike baravuga ngo iyo midugudu 5 ngizaba ifitanye isezerano n'Uwiteka. Kubirahira Uwiteka ni ukuvuga ngo bazaba bafitanye isezerano n'Uwiteka. Iryo sezerano n'Uwiteka rero ni iryo sezerano ubu butumwa afite bushingiyeho, ni naryo sezerano Yesaya yavuze ku murongo wa 24. Iryo sezerano rero bafite bazaba bahuje ni isezerano ryitwa ububyutse. Amen. Hallelujah. Isezerano ryitwa ububyutse. Imana 2019 Imana yarambwiye ngo ububyutse isi itegereje ngo buzava muri kano karere k'iwanyu, ngo buzava hano iwanyu, ngo buzava hano. Urumva ibimbwira, yabimbwiye nk'u Rwanda, yarambwiye ngo ububyutse isi itegereje ngo buzakomoka mu Rwanda.
hanyuma icyo gihe nyine urumva Imana yari ibyo yambwiye ngomba gukora, ari nabyo nyine mpagurukije biri muri iryo sezerano, ari nabyo mbarutso y'iri sezerano, ari nabyo nzagenda mvugaho ku musozo wa kino kiganiro, ni nabyo ndibuze kuvugaho iby'iri sezerano, kuko ngewe n'umuhamagaro wanjye ushingiye kuri iri sezerano. Impamvu ibi byose nari mbivuze kwa kugira ngo ngaragaze umugambi w'Uwiteka Imana hano hantu muri kano karere k'ibiyaga bigari. Rero nasobanure impamvu Imana yavuze ngo ni u Rwanda, ariko kandi abarundi nabo bakaba bafite iryo sezerano ko ububyutse buzatangirira iwabo. Ndaza kubisobanura. Iryo sezerano rero dufite ibihugu bitanu byose birarifite. Aba muri Kongo y'Iburasirazuba bose bafite iryo sezerano y'uko Imana izongera kubaha ububyutse, hanyuma ubwo bubyutse bukajya kubyutsa amahanga yose, Imana ikazabatuma bajya mu mahanga yose. Uko ni nako biri mu Barundi bose. Amen. Uko mu Rwanda ni nako biri, niyo masezerano dufite. Iryo rero niyo sezerano Yesaya yabonye ngo bazabahuje isezerano ryo kujya kubyutsa isi. Iryo sezerano bazabarahawe n'Uwiteka ni iringiri ryo kujya kubyutsa isi. Ibyo ndaje mbisobanura ku murongo wa 24. Aka gatatu rero Yesaya yavuze kazaba karanga abo bantu. Nuko abo bantu ngo umudugudu umwe ngo uzitwa umudugudu wo kurimbuka. Yesaya abona bino bintu yashaka kugaragaza ibi bintu byo mu Rwanda, cyangwa se ubuhanuzi bwo bugaragaza ubupointinga ku Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cy'ubu ngubu. Yesaya yabonye kuntu mu gihugu muri iyo midugudu itanu hazabonekamo igihugu kimwe, hanyuma kigiremo akaga gakomeye kugeza ubwo bazakibona, bazabona ko icyo gihugu kirimbutse. Ibyo rero nibyo byabaye inaha muri 94 cyangwa se byerekeza ku Rwanda, ubwo hano muri 94 abatutsi bakorwaga genocide. Abantu bose babonye ibyo bintu cyangwa babyumvise muri icyo gihe babonaga ko igihugu kirimbutse, ndetse harimo abantu bavuga ngo kiriya gihugu nikizongera kubaho, ariko igihugu cyabayeho. Yesaya rero niko kaga yabonaga kaza mu gihugu kimwe muri iyo midugudu, ariko yabonaga ariko ari igihugu kimwe, si ibihugu byose, ni igihugu kimwe, ariko igihe hazaba haraje imidugudu 5. Icyo gihugu rero nicyo cyabaye u Rwanda, cyerekezaga n'ubuhanuzi bwerekezaga ku Rwanda, ni igihugu kirimbutse kirimbukira, ariko turashima Imana igihugu cyongeye kubaho. Ibyo ni ibintu bitatu Yesaya yavuze byagaragazaga ibyo bihugu, ariko kandi kugira ngo abantu batazanabyitiranya, Imana ivuga ko icyo gicaniro cyangwa icyo gihugu kizaba kiri muri Afurika hagati. Iyo midugudu 5 rero none aha ni 5 kugira ngo byuzuze ubuhanuzi Yesaya yabonye, ariko Imana izongera iteranye bwa bwoko bya bihugu 5, izongera ibiteranye bihinduka igihugu kimwe. Amen. Uko niko ubuhanuzi bumeze. Imana izongera kusanya bano bantu. Impamvu rero bino bihugu byaciwemo bikisanga ubwo ari bihugu 5 ni iyihe? Nzabivuga muri buno buhanuzi buzakurikiraho, niho nzavuga impamvu igihugu cy'u Rwanda cyaciwemo, cyakomotse n'ingaruka z'ibyakomotse ku bakurambere bacu ibyo bakoze. Ntabwo ari ikibazo cy'abakoroni, abakoroni bari ibikoresho, ahubwo Imana yabikoze ifite impamvu. Ibyo nzabisobanura nabyo, ariko kandi nzifashisha kino gice cya 19 nawe bisomyemo, ubisomye ushobora kubibona. Kuri umurongo wa 17 twasomye ngo Yesaya yabonye igihugu cyitwa Yuda. Uyu Yuda rero yabonaga ko ari ufite isezerano, ari igihugu gifite isezerano ryo kuzajya kubyutsa isi. Nabivuze yuko Yuda niwe afite isezerano ryo kuzavuka mu mucyo uzakiza amahanga yose, agakiza kazajya mu mahanga yose. Ibyo rero Yesaya abibona hano, yabonye yuko icyo gicaniro, icyo gihugu kizaba kigize igicaniro, ni igihugu cy'isezerano. Niyo mpamvu Yuda we yakise igihugu, Yesaya we yakise igihugu cya Yuda. Ariko noneho akita ngo ni igihugu cya Yuda, yashaka kugaragaza yuko igihugu kizagererwa kiba igihugu kimwe. Ibyo nzabisobanura mu buhanuzi ubwo uzakurikira, ubwo nzavuga ibihe 7 ku gicaniro cyangwa ibihe 7 kuri muri bino bihugu 5. Haraho nzavuga uburyo bino bihugu bizongera bikabaho, ndetse mvuge n'uburyo bizagenda n'ukuntu bizatangira. Aho rero icyo gihugu cya Yuda Yesaya yarabonye navanga imigambi Uwiteka azaba hafitiye, ngo niyo izatuma abazajya babibona Egiputa yose izajya ihinda umushyitsi kubera ibyo Uwiteka azajya akora hano. Muri kino gihe rero cy'ububyutse, aho niho ni kugenda nanagana, muri kino gihe cy'ububyutse Imana igiye kuzatanga, Imana izaziture hano, ibyo Imana izakora, ibitangaza Imana izakora muri kano gace, muri bino bihugu 5. Abantu bose bazaba batangara, uzabitekereza wese azayagira ubwoba, uzajya yinje hano azayagira ubwoba, kubera imigambi Uwiteka azafite hano, azakora ibintu bidasanzwe, ndetse niyo mpamvu aje gukora nibidasanzwe. Mu nkundire ngera ku murongo wa 24 ndi kugenda ngana ku musozo,
w'ikiganiro nateganyije yuko turi butange uyu munsi, umurongo wa 24 haravuga ngo uwo munsi Abayisiraheli bazaba aba gatatu kuri Egiputa na Ashuri mu guhesha isi umugisha. Mbaye nk'ubisobanura isezerano riri muri bino bihugu byacu ni uguhesha isi umugisha. Naryo sezerano Abayisiraheli bari bafite, ariko uko banze Yesu iri sezerano ryarimutse riza hano, kuko Imana yari igikeneye ubwoko. Rero ubwo bwoko rero nibwo bwoko bw'Abanyarwanda bagomba kuzasimbura ubwoko bw'Abayisiraheli, bakajyana ubutumwa mu mahanga ngo buzuze isezerano Yesu yahaye isi, yasizahaye isi ryo kugira ngo bubyutse ubutumwa bwiza bugere mu mahanga yose, bubabera ikimenyetso, hanyuma Yesu ahereko agaruke. Aho rero hari ndatekereza ko muza no kwibuka ibya wa mutwe w'amagambo wa 2 ubutumwa navuze ngo kugaruka kwa Yesu niyo ntandaro yo kubaho kw'ibihugu byacu. Nimvuga ngo Abanyarwanda rero nitwe twatoranyijwe, ntimuze gutekereza Abarundi n'Abakongomani, Ibugande na Tanzania, ntimuze kwibwira Abanyarwanda nk'igihugu cy'ubu kirimo hagati yanyu. Oya, si icyo ngicyo cyavuzwe gusa. Namwe ubwanyu muri iyo region nababwiye, namwe muri Abanyarwanda kubw'inkomoko, muri ubwoko. Imana ntiba ari ubwoko bw'Abarundi n'ubw'Abanyarwanda ndetse n'Abakongomani. Oya, hano hantu Imana yahabaza ubwoko bumwe, ibubata izina ryitwa Abanyarwanda kuko bakomoka ku Rwanda. Kandi nasobanuye impamvu y'u Rwanda, ukuntu u Rwanda rufi Imana atanze iryo zina kugira ngo rizagaragaze umuhamagaro. Namwe Abarundi rero muri Abanyarwanda kuko mukomoka ku wahanze igihugu cyanyu akomotsa. Namwe Abakongomani nuko, kandi namwe Abarundi, Abagande n'Abatanzania muri Abanyarwanda kubw'inkomoko n'iri sezerano ry'Imana, kubera yuko iri sezerano rigenewe ubwoko bumwe bwitwa Abanyarwanda. N'abandi rero batanazi n'Ikinyarwanda barahari nk'Abaswahili ndetse n'abandi bataramenya icyo Kinyarwanda, ariko batuye hano ku gicaniro cyangwa bakomoka hano ku gicaniro cyangwa bafite inkomoko hano ku gicaniro. Namwe iri sezerano ni iryanyu. Nimumenye yuko namwe Uwiteka Imana bareba akabona yuko muri ubwoko bumwe. Ubwo bwoko bumwe rero muri ubwoko bw'Abarwandafone, muri ubwoko bw'Abarwandafone mwese hamwe. Yesaya rero avuga iby'ibihugu bitatu, avuga Egiputa na Ashuri ndetse na Isirayeli ukuntu bazagira uruhare mu kujyana uyu mugisha w'isi. Yesaya yarabibonye abona ibyo bihugu bitatu, ariko ayibona mu buryo bujimije, ari nabyo ngira ngo mbasobanurire. Egiputa yavugwaga hano, yavugaga Afurika. Hanyuma avuga yuko ibindi bihugu bibiri bizakurikira Afurika mu guhesha isi umugisha ari igihugu cya Isirayeli ndetse n'igihugu cya Ashuri. Igihugu cya Ashuri cyavugwaga hano niyo Siriya y'ubu. Bibiliya ivuga Ashuri, ariko Bibiliya ikavuga Siriya y'ubu. Siriya y'ubu ngubu niyo Bibiliya yise Ashuri icyo gihe. Ibihugu bitatu bivuzwe hano bifite naryo isezerano, ariko iri sezerano rizatangirira muri Afurika, ariko Afurika nayo rizatangirira mu gicaniro hehe muri Afurika hagati nkuko twabibonye. Noneho Abanyafurika bose rero ubu bubyutse ni ububyutse buzagenda bukwire mu bihugu bya Afurika, kuko hari ibindi bihugu byinshi bya Afurika bifite iri sezerano, kuko Imana yavuze yuko cyangwa yambwiye yuko Afurika igiye kongera igacanamo umuriro ikabyutsa Abanyafurika, ndetse Afurika ikagira igihugu cy'igihangange mu mahanga. Afurika igakomera cyane, ariko Imana izakomeza Afurika kugira ngo inezeze Abanyafurika, ahubwo izakomeza Afurika kugira ngo Afurika isezerano ryayo ryuzuye ryo kujyana ububyutse no kujyana iri sezerano amahanga yose ategereje. Hanyuma Imana ivuga yuko muri uwo murimo izazana amaboko abiri. Ayo maboko abiri azahinduka yo gufasha Afurika mu kujyana ubwo bubyutse, cyangwa gufasha Abanyafurika mu kujyana ubwo bubyutse mu mahanga yose. Yesaya abona Isirayeli, abona Ashuri cyangwa Siriya. Yesaya avuga ibi yashaka kwerekeza ku bihugu bibiri bizabaho. Igihugu kimwe kizaba kiri iburengerazuba bw'isi, ikindi kibe kiri mu burasirazuba bw'isi. Imana ivuga Isirayeli, ari nabyo Yesaya yabonye, ntabwo yavugaga Isirayeli nk'igihugu. Ahubwo ubu ngubu iyo tuvuga Isirayeli, ntabwo wavuga Isirayeli ngo ubashe kuyitandukanya na Amerika. Oya, muri Isirayeli na Amerika ni igihugu kimwe. Mu by'ukuri iyo ubisesenguye ubona ari igihugu kimwe, cyangwa ni nk'umwana wundi, kimwe ni mu kindi.
kimwe ni mu kindi. Yesaya arabona Isirayeli, ntiyabonaga Isirayeli nk'igihugu, ahubwo yabonaga ikindi gihugu kizaba giherereye iburengerazuba. Murabona yuko Isirayeli ubu ngubu imibanire yabo ifite n'ibindi bihugu, si ibihugu by'iburasirazuba bwo hagati bwabo, oya, ahubwo imibanire yabo ifitanye n'ibihugu by'iburengerazuba bw'isi. Isirayeli aravuga ibi ngibi yaganishaga ku gihugu kizaba kiri iburengerazuba bw'isi. Aho rero niho Imana yagaragazaga Amerika, hanyuma igaragaza Ashuri. Ashuri ni Siriya y'ubu ngubu. Siriya iherereye muri Aziya. Aziya rero Imana ntiyavugaga Asiriya nk'ubu ngubu nk'igihugu cya Siriya cy'ubu, ahubwo yagaragazaga ikindi gihugu kizaba giherereye ku mugabane wa Aziya, cyangwa se kizaba kiri mu burasirazuba bwa Afurika, cyangwa se bw'isi, mu burasirazuba bw'isi. Aho rero icyo gihugu, ibyo bihugu byombi nibyo bizahinduka umufasha wa Afurika mu kugeza buno butumwa mu mahanga yose y'isi. Umuntu ashatse yabitekereza gutya. Ibyo bivuga impamvu Imana bivugaga yashahuganisha. Reka wenda dufate urugero rwa tekinoloji. Tekinoloji hano y'ubu ngubu ikomoka mu bihugu ikomeye isi ifite, igendera ku bihugu bibiri, tekinoloji y'Abanyamerika ndetse n'iy'Abashinwa. Ushatse wavuga ibyo bihugu bibiri byombi. Iyo tekinoloji ni naho nkomoko y'iyi kamera niho. Ni tekinoloji baremye kandi mbasha kuvuga ubutumwa abantu bari mu Burayi bakanyumva n'abari mu mahanga yose y'isi bakanyumva. Iyo tekinoloji rero ndetse na internet yaremwe Imana ikarema muri kino gihe cy'ubu ngubu, kwari kugira ngo bizabe ibikoresho bizafasha Abanyafurika mu kugeza ubutumwa mu mahanga yose y'isi. Buno rero ino tekinoloji inkomoko yayo irebye n'ubundi isanga iri muri ibyo bihugu bibiri bikomeye. Aho rero niho Imana yagaragazaga ibyo bihugu bibiri, kimwe gihagarariwe na Isirayeli, ariko Isirayeli itari Isirayeli nka Isirayeli, ahubwo ari ibihugu bibiri Imana yavugaga. Ibyo rero nibyo bihugu Ashuri na Siriya byavugwaga hano Yesaya yabonye. Hanyuma ibyo bihugu bibiri ibikoresho byabo cyangwa se iterambere ryabo cyangwa se ubufasha bwabo, iterambere ryabo niryo rizaza rigafasha Abanyafurika mu guhesha isi umugisha. Icyo ni Imana yagaragazaga, nibyo Yesaya we yabonye. Ariko iri sezerano rikaba rifite Abanyafurika kujyana uyu mugisha ku isi ari wo ububyutse, ariko bagafashwa n'ibyo bihugu bibiri. Rero nibyo Imana yateganyije, yateguye. Ntimugire ubwoba. Iyi tekinoloji mubona Imana yakunze kibaho muri kino gihe cya none kugira ngo itushoboze twebwe abantu bayo, abera bayo, mu kugeza ubutumwa mu mahanga yose, kugira ngo Imana isoze ikimenyetso. Yesu asoze ikimenyetso yatanze, hanyuma imeruka ihereko ize. Ndi kugana ku musozo rero. Muri icyo gice nzagenda nkigarukaho, ngende nifashisha imirongo irimo mu gusobanura ubutumwa ngiye mfite, ariko nari mbanje kuvuga iyo base y'ubwo butumwa mfite nyihereye muri buno butumwa Yesaya we yabonye. Ariko munyemere n'ubundi nkomoze mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, umurongo wa igice cya 62 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yesaya yabonye Imana aramubwiye ngo avuge, ahanure ngo, yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutsa Uwiteka, ntimugatuze. Umurongo wa 7 akavuga ngo, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu, akahindura ishimwe mu isi. Aha niho nsoreje ubutumwa bw'uyu munsi. Iri jambo Yesaya yabonye ryo ndashaka kwishyiraho umucyo. Iri jambo dusome muri kino gice ntago ryagaragazaga ubuhanuzi bwacu, oya, byo byavugaga ubuhanuzi bwa Yerusalemu. Ariko ngewe impamvu nisomye ni ukugira ngo rimfashe gusobanura umurimo Imana yambwiye kuvuga, ari nawo murimo impagurukije gutangaza. Buno bubyutse ndi kubabwira ntabwo buzaba ari ububyutse bw'itorero, nta nubwo ari ububyutse buzaza mu idini rimwe, oya. Umva uko Imana yambwiye ngo ubu bubyutse ntabwo yigize ishima kuzabugiza mu itorero rimwe ibutangirizamo, ngo kugira atazagira itorero na rimwe ribushyiriraho amategeko cyangwa ngo ribigitirire, kuko buno bubyutse buraremereye, nta n'itorero rimwe ryabasha kubugenga ngo rishobore kubukontorora. Buzaburenza abantu, buraremereye cyane, ni umuzigo uremereye cyane ku buryo nta torero na rimwe ryabasha kwikorera uwo murimo, oya. Ahubwo uyu umurimo w'ububyutse Imana yarambwiye ngo yakoranyije ingabo, kandi ngo iracyakoranya. Irambwira ngo genda
uhamagara abantu b'abanyarwanda, uhamagara abarundi, uhamagare n'abo muri Kongo y'Iburasirazuba, wongere uhamagare ugere muri icyo gice cyo muri Uganda, imbago zose z'igicaniro nakubwiye, ugende uhamagara abantu ubabwire ngo nimwiremo inteko, ugende ubwire mu matorero yose ubabwire ngo nimwiremo inteko, hanyuma iyo nteko abo bantu izo ngabo zanjye ntoranyije mbise abarinzi b'inkike, ngo kuko ngiye kubakoresha umurimo, ngo kuko ngo nibo bazarinda bazahinduka imbarutso ya buno bubyutse, nibo nzatangiza buno bubyutse buzagera ku isi, ngo kuko igicaniro cy'ububyutse aribo bazakirinda. Aho rero niho hakomotse izina ryitwa abarinzi b'inkike, ngo nuko aribo bazarinda igicaniro cy'ububyutse ndetse n'igicaniro cy'Uwiteka. Hariho amagambo abiri hano, hariho amagambo y'igicaniro cy'Uwiteka, hakaba n'igicaniro cy'ububyutse. Igicaniro cy'Uwiteka rero ni bino bihugu binababwiye, bino bihugu rero nababwiye bizongera b'igihugu kimwe nabivuzeho, ariko abazatwara icyo gihugu, abazayobora icyo gihugu, abazategeka icyo gihugu, uhereye ku muyobozi mukuru uzahabwa kuyobora icyo gihugu ndetse n'abazabafasha bose bazakomoka mu barinzi b'inkike. Aba bantu mbabwiye abo nibo bazakomoka bazaba bayobora ibino bihugu cyangwa se iki gihugu cyangwa se ibino bihugu byacu, kandi kiresezeho banafite umurimo wo kuzarinda bono igicaniro cy'ububyutse Imana igiye kururutsa. Kino gicaniro cy'ububyutse niyo bahindutse abarinzi cyangwa bazahinduka abarinzi kuko ari Imana itoranyije. Aho niho hakomoka iri jambo Imana yambwiye ryitwa abarinzi b'inkike. Hanyuma Imana irambwira ngo harimo abo natoranyije bahari, ndetse harimo n'abo nahaye amakuru y'ibi ngibi nkubwiye barahari. Bamwe n'abaremyemo inteko, biyemye inteko, bafite itsinda ry'amasengesho, ariko harimo n'abandi bataramenya aya makuru. None genda uhamagare kugeza ubwo umubare ukwiriye uzashyika nshaka ugize inteko y'abarinzi b'inkike. Iyo nteko y'ingabo rero numara kugwira hose muri ibyo bihugu, nibwo nzabahamagara bose, nzabateranyiriza mu karere k'Ubugesera. Akarere k'Ubugesera k'ubu ngubu, reka noneho mbe nk'ukomoza kuri rya jambo impamvu navuze ubwami bw'Ubugesera, sintinde cyane kuvuga akarere k'Ubugesera cyangwa ngo mvuge intara ya Kirundo. Imana imbwira ibyo, yambwiye ngo mu bwami bw'Ubugesera cyangwa ngo mu bwami bwahoze bw'Ubugesera, ngaho niho nzashyira igicaniro cy'ububyutse, ngaho niho nzagitereka, ngo kandi igihe nikigera umubare w'aba bantu barinzi banjye cyangwa zangabo zanjye umaze kugwira, uwo nshaka bose nzabahohereza, nzabakoranya mu ijwi rimwe, nzabakoranya mbabwire mugende mujye mu Bugesera. Aho niho muzategerereza ububyutse nzaba ntanze, aho niho nzaba nkeretse igicaniro cy'ububyutse, kandi aho ngaho ariho muzarindira igicaniro cy'ububyutse kuko niho nzagitereka. Impamvu Imana yavuze ubwami bw'Ubugesera nibajije iyo ariyo, ariko mbisomye nibwo namenye yuko ubwami bw'Ubugesera ntabwo bugarukira ku karere k'Ubugesera k'ubu ngubu k'u Rwanda, ahubwo bugera no mu ntara ya Kirundo. Iyo ntara ya Kirundo rero Imana yireba n'Ubugesera ntibibara nk'ibice bibiri, ahubwo ibabara nk'igice kimwe. Icyo gice kimwe rero nicyo Imana yavuze izaterekamo igicaniro. Aho rero ntiturakamenya uko dukomeje gusenga, ahari igihe nikigera Imana izatubwira na lokasiyo izagiterekamo, ahari bizaba ari mu karere k'Ubugesera cyangwa se ari mu ntara ya Kirundo, ntawe urabimenya. Icyo tuzi nuko Imana yambwiye ngo ahahoze ubwami bw'Ubugesera niho nzatereka igicaniro cy'ububyutse, ngo kuko amahanga yose nzayakoranyiriza aho ngaho, bose bazajya baze mu Bugesera. Ubugesera rero hazaba ibintu bikomeye, ndetse muri icyo gihugu gishya nababwiye, Ubugesera nibwo buzahinduka kapitale y'icyo gihugu gishya, kapitale y'icyo gihugu gishya Ubugesera. Ntituzi imbago zacyo ngo zagarukira hehe, ariko aho niho hantu Imana yatoranyije hazaba kapitale, umujyi mukuru, aho hazakorerwa imirimo minini myinshi, umurimo ukomeye, hazaba ibintu bikomeye bitigize bibaho bizakorerwa ngo muri iyo ntara cyangwa se muri ubwo bwami bwahoze ari bw'Ubugesera. Nibajije impamvu rero Imana yatoranyije Ubugesera, ariko bya binini natangira mbabwira ngo izina ni ryo muntu, muhundi nsobanuze n'iyo teori tugira, nyisobanuze n'iryo zina Bugesera. Bugesera iyo tuvuga ubwoko bw'Abagesera
tuzi mu Rwanda ntabwo bukomoka mu Bugesera burya, oya, ahubwo Ubugesera ni izina ubwaryo, bwari ubwami bwahanzwe mu kinyejana cya 16. hanyuma bagihanze rero izina bise aho hantu bayise Bugesera kugira ngo Imana ikorere muri bo, hanyuma izagaragaza ikimenyetso cy'uko ariyo yavugiye no muri bo, yatanze iryo zina nk'izina rya gihanuzi rivuga ibizaba. Bugesera bukomoka ku nshinga yitwa kugesa. Bugesera bikomoka ku nshinga yitwa kugesa. Kugesa birasobanuye ni gusarura ingano cyangwa gusarura amasaka. Impamvu rero Imana yatumenye aho hantu hitwa Bugesera bisobanuye iki? Imana yarambwiye ngo nuko ari hantu nateganyije hazabera isarura. Aho rero niyo nese bisobanukirwa impamvu y'izina Bugesera inkomoko yayo. Nasobanukiwe impamvu hatiswe irindi zina hakitwa Bugesera. Cyari ikimenyetso kizahanura abazaba turi icyo gihe yuko ari ahantu Imana yateganyirije hazabera isarura. Isarura ry'isi rero rizabera mu bwami bw'Ubugesera cyangwa se mu cyahoze ari ubwami bw'Ubugesera. Aho rero akarere k'u Rwanda ka Bugesera ndetse n'intara ya Kirundo nimumenye yuko aho hantu hari isezerano rikomeye, hazakorerwa umurimo w'Imana ukomeye. Aho rero niyo mpamvu Imana yatoranyije aho hantu ngo hazabe ahantu Imana izakora imirimo, hanyuma ikayita ahantu ho gusarurira. Ibugesera rero biravuze ngo ni ahantu hisarurira cyangwa se hisarurwa cyangwa se ni ahantu tuzasarurira. Ngarutse rero kuri rya tsinda ry'aba bantu bitwa abarinzi b'inkike. Abo bantu rero igihe nikigera, umubare ukwiriye nugera, Imana izatwohereza mu Bugesera. Haleluya. Iyo ndimo mvuga amakuru y'ububyutse ndaryoherwa cyane, kuko buno bubyutse nibwo buje kubyutsa amatorero yacu. Yemwe ntimubona yuko nko mu Rwanda dufite ikibazo mu matorero, kandi sitwe gusa Christianism yo mu Rwanda yo ku gicaniro yarangiritse. Ariko umva uko Uwiteka yaravuze ngo yarambwiye ngaje kongera guhembura umurimo wayo hano hantu, ndetse aje kongera gutoranya abantu. Muri bano bantu rero Imana yakoranyije murahari, mu gihe bamwe mufite n'amazina atandukanye Imana yabise, mu gihe muhari muri ibyo bihugu bitanu. Ariko nimwumve uko Uwiteka antumye kubabwira. Arambwiye ngo nimusenge, muhamagara Uwiteka ijoro n'amanywa, mumusaba sohoza isezerano yavuze ryitwa ububyutse hano. Ariko kandi arambwira ngo nimukora umurimo, mubwira abantu birema inteko, be kwiyemera inteko mu matorero n'amadini babamo, kuko si Imana ibahamagariye, si izaca, ahubwo ngo nibirema inteko z'abanyamasengesho. Hanyuma abo bantu babiremera inteko aho batuye, aho baba, ariho abantu baremera ibicaniro by'amasengesho, babiremere ku gicaniro cy'Uwiteka, kuko hano hantu ari igicaniro cy'Uwiteka cyangwa ari igitambiro cy'Uwiteka cyangwa ari ibihugu by'Uwiteka. Hano hantu mukomeze muhareme ibicaniro by'amasengesho. Hanyuma igihe nikigera Uwiteka azatwohereza mu Bugesera. Icyo nicyo magurukirijwe kubwiriza, kuzenguruka muri ibyo bihugu ndetse no mu matorero ngo mbabwire icyo Imana ivuze. None rero mwivuga ngo ibintu byarangiritse, mwinahera gusa mu rujijo rwo kwibera mu matorero gusa ngo mwumve ko bihagije. Ntabwo bihagije. Yemwe bashumba mushumbye amatorero, ntabwo bihagije yuko mugarukira aho hantu muri izo mbago z'amatorero yanyu, kuko Uwiteka ashaka kugera kure, ashaka kubageza kure. Ariko noneho ashaka ikindi kintu kimwe, ashaka yuko twese duhinduka abantu b'imbarutso z'ububyutse, kuko igihe cyabwo kigeze. Ahari impamvu abakomeye bahari bayoboye amatorero y'ubungu bakomeye, harimo n'abagiye rwose barasayisha, abandi bagenda bahindura abantu b'Imana bw'ubwoko bw'Imana, aho kuzamura mu mwuka no kubugeza ku mugambi w'Imana, bagenda babasubiza inyuma, ndetse bagenda baberekeza mu buzima bwo kwikundira iby'isi. Ariko ntabwo bihagije ko mugarukira aho ngaho. Icyo Uwiteka avuga ni iki ngiki: abo ni abantu be. None nimuhindure icyerekezo muyoboyemo abo bantu, muberekeze mu kubagira abanyamasengesho, muberekeze mu kubahindura abarinzi b'inkike, kuko ububyutse buje, kandi abo bantu nibo bikoresho by'Imana. Uko niko Uwiteka avuga. None nimunyemerere ijwi ryanjye
ndihamagaze abanyarwanda aho bari mu Rwanda ndetse n'imahanga, ndihamagaza abarundi aho bari ndetse n'imahanga, ndihamagaza abakongomani aho bari iwabo ndetse n'imahanga. Ubwo nabo muri Kongo Burasirazuba, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse niyo mwamutavuga ikinyarwanda muvuga igiswahili, byose Imana ntibyitaho, ahubwo irita ku bwoko yatoranyije n'igice yabatoranyiririjemo. Ndetse none nahamagara abagande muri mu gice cyahoze cyangwa mukomoka mu gice cyahoze kiri ku bwami bw'u Rwanda kiri kuri Uganda, ndetse n'icyahoze kiri ku bwami bw'u Rwanda kiri Tanzania, abakomokaho muri mu bihugu byanyu ndetse n'ibindi bihugu bindi, ndabahamagarira kugira ngo mwireme inteko. Iyo nteko ni z'abanyamasengesho. Nimuvuge ngo bigombeye kuba benshi, oya. Yesu yaravuze ngo aho 2 batatu cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye nzaba ndi kumwe nabo. Yewe bishobora no kuba urugo rw'abantu, umugabo n'umugore, akabaro bavuga ngo twebwe twemeye uyu muhamagaro cyangwa se dusobanukiye icyo Imana ivuga, none duhagurutse kurema itsinda ryacu uko turi 2, tuzajya dusenga kugeza ubwo Uwiteka Imana azahindurira iri sezerano ry'isi akarisohoza, arisohoreye muri twebwe. Kuko yemwe bagabo namwe bagore, ni mu Uwiteka agiye gukoresha. Ntimuzavuga ngo murashaje, ni mu Uwiteka agiye gukoresha. Ntimuzavuga ngo muri abana, ni mu Uwiteka agiye gukoresha. Ntimuzavuga ngo turi abakene, ni mu Uwiteka agiye gukoresha. Ariko kandi hashobora no kuba ari itorero ry'abantu rikavuga ngo tumenye umugambi w'Uwiteka, none duhinduye icyerekezo, cyangwa ari umushumba kavuga ngo none abantu banjye nyoboye ab'Imana yamaye kuyobora, ngiye kubinjiza muri umugambi w'Imana wo gusenga ijoro n'amanywa. Ariko kandi ashobora no kuba ari itsinda ry'abanyamasengesho, groupe y'abanyamasengesho ikoranye iturutse mu matorero atandukanye. Namwe birashoboka. Ariko umva mbabwire, niyo mwaba muri hanze namwe mutazavuga ngo turi kure ntituri mahanga, mutazavuga ngo turi impunzi ntituri iwacu. Umva icyo Uwiteka yarambwiye ngo agiye kubagarura mwese, ngo kuko icyatumye abajyana iyo ngiyo ni ukugira ngo abigishirizeyo, ngo hanyuma azabasubizeyo, ngo mugiye gukora umurimo yabagambiriyeho. Niko Uwiteka Imana yambwiye. Ariko arambwira ngo namwe aho muri nimwireme inteko, aho muri nimwireme inteko. Ntimuvuge ngo turi muri Afrika mu bindi bihugu, ntimuvuge ngo turi impunzi turi hehe, ntimuvuge ngo turi Burayi turi kure, oya. Ntimuvuge ngo turi muri Aziya turi kure, ntimuvuge ngo muri Oceania muri kure, ntimuvuge ngo turi muri Amerika muri kure, oya. Aho muri Imana iravuga ngo ni mureme itsinda ry'amasengesho. Aho muri nabwo ni musenge, kandi musenge mwibutse Uwiteka isezerano yavuze hano hantu. Kuko Uwiteka Imana muri mwebwe cyangwa muri twebwe muri itsinda ry'abano bantu hari umurimo Uwiteka Imana agiye kudukoresha mbere gato y'ububyutse, umurimo wo gutunganya hano hantu, umurimo wo gutunganya igicaniro. Turimo turahamagara rero aba bantu, nijwi ribahamagara ntimureba ko ijwi ryanjye ngiye usuzuguritse, oya. Ndetse muranabizi filozofi y'Imana nuko imeze n'ubusanzwe, iyo akoraga umurimo nuko ikoresha abasuzuguritse. Natwe ijwi ry'abasuzuguritse nkatwe ntimuritesha agaciro, kuko ni Imana ibahamagara, kuko isezerano ryayo riraje. Kandi bamwe muri mwebwe mufite ayo makuru Imana yababwiye, naho ngaho agiye guca rero. Noneho turabahamagara, niyo mwamuri mu byaro bya kure ahataba rezo ya telefone, aho ngaho rezo y'Imana ibayo. Ariko Uwiteka Imana avuga ko aho naho isezerano ry'ububyutse rizagerayo. Yewe ntibisaba abakomeye, abize n'abatarize nabo Uwiteka Imana ari kubahamagarira muri iyo nteko imwe y'abo bantu agiye gusukamo umwuka w'ububyutse, agakoresha imirimo ikomeye. Noneho ndabahamagara mwese ku gicaniro, ndetse n'abo bari mahanga mwese ndabahamagara kugira ngo mwireme inteko. Icyakora hagiye habaho ko mudukominika, byibuze umuntu umwe uhagarariye iyo tsinda adukominike kugira ngo tumuhuze n'abera bose, hanyuma tubashe gutegerereza hamwe no gusengera hamwe, dukorera mu mwanya umwe, kugira ngo Uwiteka Imana asohoze icyo yatubwiye. Aho niho nsoreje. Imana ibaho umugisha, ibindi tuzagenda tubikomeza. Ni byinshi ntabwo nabasha kubivuga mu gihe cy'isaha imwe cyangwa isaha ebyiri, ni byinshi. Ndatekereza ko nimero yanjye muri buze kuza kuyibona wenda nko muri description. Wanayitubwira nta kibazo. Yarambwiye ko nyibabwira,
nimero yanjye ni 078 41 60 528 iri kuri WhatsApp. Abantu mushobora kunyandikira no kuri WhatsApp, ariko abanyandikira nasaba cyane cyane ni nk'ababa bahagarariye iryo tsinda, kugira ngo tubahuze dukore ubwo bumwe kuko Uwiteka Imana niho twebwe agiye gukoreramo. Imana ibahe umugisha, mukomeze mugubwe neza mu mirimo yanyu ya buri munsi, kandi mukomerere mu mwami ndetse no mu mbaraga z'ubushobozi ze nyinshi. Amen. Amen. Nkuko twatangiye dusenga, none turasoza dusenga. Ndagushimiye Yesu yuko wadusezeranyije umugambi ukomeye hano hantu, ndetse ukaduha agakiza kawe nishimwe rikomeye. Ndagushimiye. Hanyuma ndasenze nsaba Uwiteka kugira ngo twebwe abo wahamagaye ba hano ku gicaniro udukomeze, kandi iri jambo ryawe rigere kuri bose, kandi nibageraho mwami Imana ntiritambuke ngo rinduke nk'imfabusa, ahubwo mwami rihindukire, urikomeze cyane, rihindure byinshi hano ku gicaniro. Urakoze Uwiteka, ngaho icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Amen.